aba bahungu ngo bamaze gukurura imirimo y'Imana no mu bihe nk'ibyo, ngo umuvu w'amazi ngo ukubura icyo gikombe cyitwa Baka cyari kigoye Abisiraheli. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amazina ni yayandi, ni Ange Kelly, nirushwa amaboko, Mama Music, ndi umudamu, ndi umubyeyi. Kristo atumereye neza. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Intego y'ijambo iravuga ngo gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga zo kwihangana, ukomerere mu mwami. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesuwa, igice cyaho cya 9, turasoma n'umurongo waho wa 9 tumanuke hepfo. Haranditswe ngo baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo n'ibyo yakoze muri Egiputa byose. Umurongo wa 10 uravuze ngo n'ibyo yakoreye abami 2 b'Abamori bo hakurya ya Yorodani. Katugarukira aho ngaho. Turanyarukira no muri Zaburi ya 84, Zaburi ya 84 umurongo wa 6. Mbibutsa ko intego y'ijambo iravuga ngo gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima. Umurongo wa 6, Zaburi ya 84 haranditswe ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika umugisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri abo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Amen. Turasimbuka gatoya dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 1, dusome umurongo wonyine wa 80. Ntego turacyari ku ntego yo kuvuga ngo gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima. Dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwemo Abisiraheli. Imana idufashe cyane. Hari akaririmbo kamaze iminsi karimo kumfasha kavuga ngo hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, maze watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. n'Imana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. n'Imana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. n'Imana idahemuka jya uyizera.
ni Imana idahemuka, ni Imana itagitererana abayisunga. Muri iyi minsi abantu benshi bafite ibikomere, bamaze kwiheba, bumva ko Imana yabaretse, bumva ko Imana yabataye, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana itaguta, ntiyagusiga. Upfa kuba uyizera, upfa kuba ukora ibyo ishaka. Iyi Mana ntabwo igihemuka. Icyakoze itinda kuza. Hari indirimbo naririmbye ivuga ngo izadukiza isepfu, kandi ntabwo ijya ibanza mu kibuga, ahubwo ije gusoza umukino. Shatse kuvuga ngo Imana yacu ikina finali, ntabwo ijya ibanza mu kibuga, irareka ibikina bigakina, ikareka abakina bagakina, Imana yikaza kuri finali igasoza umukino. Ntabwo ijya ikina mu gice cya mbere. Icyakoze ibihari ihagera mbere yabyo, ikahahagarara, ikareka ibikina bigakina, ibyisarara, wowe ukagira ngo ubuzima bukurangiriyeho. Ariko iyi Mana ni Imana idahemuka, igisoza umukino wayo kandi ikawusoza neza. Dusomye ijambo riri mu gitabo cya Yesuwa rivuga ngo twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe no n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo. Tugiye kureba abantu bavuze ano magambo n'icyo bari bagamije, ariko nkwibutsa ko ugomba kugwiza imbaraga z'umutima mu byo unyuramo, mu ntambaro urwana, mu bibazo byose utuyemo. Gwiza imbaraga z'umutima. Iyi Mana ntabwo iri kure yawe. Ijambo riravuga ngo irakwegereye kuruta imyambaro wambaye. Aba bantu bavuze ano magambo ni Abagibiyoni babwiraga Yesuwa, baramubwira ngo twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe no n'izina ry'Uwiteka Imana yawe. Bari bageze imbere ya Yesuwa, baje bazanwa n'ibinyoma, bahimba ibinyoma, bafata imitsima yagwengeye, bayimaza mu mazu yabo iminsi iragwengera itora uruhumbu, bambara imyenda y'icocero, bambara inkweto zacitse ngo ziteye indomo, ngo bafata n'amasaho yatobaguritse n'imvumba zashaje, ngo baza bigiza abantu bakure. Bitewe nuko abami bo hakurya y'inyanja n'abo hakuno y'inyanja bateraniye hamwe bagashaka kurwanya Yesuwa n'Abisiraheli. Ngo maze aba Bagibiyoni, kuko bari hafi y'Abisiraheli aho bacumbitse bakambitse, ngo baravuga ngo dushingiye ku makuru y'Imana y'aba bantu, ntago twabarwanisha amaboko yacu n'aho amahanga yabateranira, ntago twabashobora. Ngo barangije, ngo baravuga ngo ahubwo duhimba ubwenge butuma twinjira muri aba bantu, tubabemo, tuneke amakuru, tuneke n'icyatuma aba bantu batandukana n'Imana, bagacika intege, bigatuma Imana ibatera umugongo. Ariko turashimira Imana, nubwo Satani agambirira ibibi, nubwo Satani agambirira guhora dukubita hasi, ariko Imana yo ijya idufata ikadukomeza. Nubwo Satani yaturasa imyambi, kuko turacyari mu isi, ntabwo turagera aho Satani adaforera imyambi. Munyumve neza, ntituragera aho Satani atarasa umwambi, ariko Kristo atuba hafi, akatuba hafi. Yobu yaravuze ngo naho umukiranutsi w'Imana yagwa ntazarambarara. Arongera avuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke, kandi kigira amababi meza atoshye y'ibitontoma. Hari ibintu byinshi yarashatse kuvugiramo Yobu. Hanyuma rero aba Bagibiyoni baza bigize abahanga, baza baje kuneka Abisiraheli, ariko baravuga ngo twabinjiramo gute? Reka twigire nk'abantu bakure b'abanyamahanga, tuze tubinjiremo, tumenye iki Imana yabo ikunda, tumenye n'iki Imana yabo yanga, tumenye noneho ikintu cyatuma Imana ibanga ikabatera umugongo. Kuko ikibazo, aba Bisiraheli bajya kugera ahantu bafite amakuru y'iyi Imana yabo, Imana yabo ibana nabo amanywa na nijoro, ikabavugisha, ikavugana nabo, ikababwira nuko tumeze, ikababwira ko
babigenza. Aba bagibiyoni ngo biga iyo mitwe, bambara imyenda yashaje, bambara inshocero, bambara inkweto zacitse, ngo bafata imitsima barayimaza iminsi mu mazu yabo, ngiragwengera itora uruhumbu. Ngo barangije baza bikoreye binanije, ngo baza bigize abantu baturutse mu gihugu cya kure. Ngo babageze imbere, ngo Yesu arababaza ngo mbese ngo muraturuka hehe? Bahita bavuga no magambo twasomye, baravuga ngo twebwe ngo turi abagaragu bawe, ngo twaturutse mu bihugu bya kure, ngo twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo. Ndagira ngo mbabwire ngo murushaho kuba maso, kuko amazi si yayandi, ibihe byarahindutse. Wowe n'amaso yawe ntiwamenya umuntu n'ikimugenza, ariko kubwo gusenga Imana hari ahantu tujya dukura amakuru. Aleluya, hari ahantu tujya dukura amakuru. Hanyuma ngo Yesuwa agira umwete wo kwemezwa n'ibimenyetso atagishije Uwiteka Imana inama. Ngo Abisiraheli ariko bamwe baravuga ngo none aba bantu ngo baba ari abo mu banzi bacu ba bugufi. Nagira ngo nkubwire ngo ntukangwe n'ibimenyetso abantu bagendana. Aba bagibiyoni nabo bari bazanye ibimenyetso, bari bazi ko ibyo bibazo bari bubibabaze. Ngo baravuga ngo twaba turi abantu ba bugufi. Yesu wowe nturebe ino mitsima, dore yaragwengeye yatoye uruhumbu kubera urugendo rurerure twakoze. Izi nkweto ubona zadusaziyeho, twaturutse mu gihugu cy'iwacu ari nzima, ariko kubera urugendo rurerure dore zarashaje zitewe n'ibiremo. Ati izi mvumba mubona zatobotse, twavuye iwacu ari nzima, ariko kubera urugendo rurerure twakoze byatumye izi mvumba zitobagurika n'inkweto zidushiriraho. Ngo Yesuwa yemezwa n'ibyo bimenyetso. Muramenye murushaho kwegera Imana ibaha amakuru. Umenye uwo ubana nawe, umenye uwo ugendana nawe, umenye uwo wicaranye nawe, umenye n'ikimugenza, kuko iyi Mana yacu iyo uyegereye iguhereza amakuru. Ngo Yesuwa ngo arangije yemezwa n'ibyo, ngo abashyira hagati muri bo. Ngo aba bagibiyoni batangira kubaneka, baza bigize ba maneko, ngo bakajya babaza ngo Abisiraheli ngo ariko ubundi iyi Mana yanyu kuki bakunda cyane ikabatonesha? Ese ubundi iyi Mana yanyu izirana n'iki? Ni iki kintu mwakora kigatuma iyi Mana yanyu batera umugongo ikabareka? Ngo maze ngo batangira kujya batanga amakuru, baravuga ngo hari umunsi tujya kubonanira nayo, hari aho dukura amakuru, hari aho tujya iyi Mana ikavugana natwe ikaduha amakuru y'ejo hazaza. Ngo abagibiyoni amakuru baba barayafashe, ngo baravuza ngo nase ngo nta kindi kintu, ngo kandi iyi Mana yacu izirana n'ibintu by'intumbi, ibintu byipfishije by'intumbi. Iyo Umwisiraheli abikubise amaso abahumanye. Ngo maze abagibiyoni amakuru barayakusanya barayafata. Ngo barangije bamenye umunsi w'Abisiraheli kujya kubonana n'Abisiraheli n'Imana. Ngo maze ngo aba bagibiyoni bari bamaze gukurura amakuru ko Imana izirana n'ibintu bihumanye. Ngo baragenda bakusanya ibintu by'intumbi z'imbeba n'imitubu, ngo bagenda banyanyagiza ahantu banyuraga bajya gusenga ku musozi basengeragaho Imana. Ngo maze barangije ngo baragenda bakusanya ababembe bo muri karitsiye, ngo baraza ngo babatambika imbere muri icyo gikombe. Ngo Umwisiraheli wese ugiye ku musozi kubonana n'Imana agakubitana n'umubembe, udakubitanye n'umubembe agakubitana n'ikintu cyipfishije cy'intumbi aho ngaho. Ngo Abisiraheli baragenda barahumana, ngo bakajya basubira inyuma batangira kubura ijwi ry'Uwiteka mu matwi yabo. Nagira ngo mbabwire ko umuntu udasenga Imana, umuntu utabana n'Imana ngo asobanuze amakuru, aba ameze nk'umuntu ugenda afite ubumuga bwo kutabona, adafite ikimurandata ntiyagera ahagera. Ariko ngo aba Bisiraheli batangira kugenda bacika intege, babura amakuru y'Imana, babura ijwi ry'Imana mu matwi yabo. Ngo bamara igihe kirekire, ngo maze ngo hahaguruka abana batatu bagirira Imana icyizere. Baravuga ngo dushingiye ku mirimo Imana yakoranye na data, ku mirimo Imana yagiye ikorana natwe, uburyo Imana yatugaburiye turi mu butayu, amakuru y'abasogokuruza turayafite.
bafite. Imana yabanye nabo, yaciye inzira mu nyanja ngo aba bana bariyegerana. Ni abahungu 3 ba Kora, abana barokotse urupfu rwa papa wabo Kora, n'uwitwa Biyasafu na Asiri na Elukana. Ngo barangije bariyegerana, ngo Asiri akajya baza Elukana akavuga ati ntiwibuke Imana ya data, Imana yacukuye ubutaka igahamba abantu bari banze kumvira Mose, bari bigize ibyigomeke. Ati ntuzi yuko na data yamanukiye muri abo ngabo. Ngo baravuga ngo iyi Mana twarayibonye ubwo data yigomekaga kuri Mose, agashaka gucamo Abisiraheli amacakubiri, akababwira ngo abemera Mose bamusange, n'abemera njyewe nanjye nashobora kuba umuyobozi. Ngo bene wacu maze bene wacu bakaza bakajya mu ruhande rwa data. Ariko ntimwibuka ko twebwe twakureye amateka y'Imana ya Mose, bigatuma twitandukanya na data tukajya ku Mana ya Mose. Ntimwibuke y'Imana yatugaburiye, ntimwibuke y'Imana yatwambitse. Ngo maze bibukiranya amakuru yahashize, baravuga ngo nubwo turi muri ibi bibazo ariko twabonye amaboko y'Imana, twabonye Imana ikora. Nubwo bimeze bitya, tukaba tugize aka kaga ko kuba tutumva ijwi ry'Imana kubera aba Bagibiyoni. Ntago twareka Imana, hari uko twayibonye, hari icyo twayibonanye, hari imbaraga twayibonanye zidasanzwe. Ubwo Imana yacukuraga ubutaka bukamira abantu bigometse, iyi Mana ifite izindi mbaraga. Niba ikibazo ari ukugenda mu gikombe dukanuye amaso, twabona ibiduhumanya tugahumana tugasubira inyuma, hari Imana ishobora kurema indi maso y'umwuka. Ngo aba bana bakurura imirimo y'Imana. Reka nkubwire, nugera haga uzibuka Imana yakwambitse wambaye ubusa. Nugera mu gihe cy'ubukode bwakuzahaje uzibuka Imana yakugaburiye. Wibuke ko n'uburyo bwo kukwishyurira inzu bwaboneka. Icyo uzirinda ni ibibembe. Aba babembe, ibibembe nabivuga ko ari nk'ibyaha. Uzirinda ibyaha bigutandukanya n'Imana, ijwi ry'Imana rijye kure yawe. Ngo aba Bagibiyoni bazengereje Abisiraheli, bagera aho baracogora, ntibongera kumva ijwi ry'Imana mu matwi. Aba bahungu ngo bamaze gukurura imirimo y'Imana, basuzugura imbaraga z'umwanzi. Baravuga ngo iyi Mana hari uko twayibonye, iyi Mana hari uko twabonye itubeshaho, iyi Mana hari uburyo twabonye itugaburira mu butayu. Ngo bakurura imbaraga zo kwizera Imana, ngo buzura imbaraga. Baravuga ngo nimureke dufatane urunana. Niba ikibazo ari ukugenda turebesheje no maso tugahumana, twebwe dufatane urunana tuyoborwe n'umwuka. Iyi Mana yatwambukije inyanja ikabeshaho basogokuruza, iyi Mana dufite amakuru ko yaturemera andi maso y'umwuka. Haleluya. Ngo aba bana bafatana urunana, ngo batera intambwe ya mbere, ngo Imana ihagurukira mu mwanzuro w'aba bahungu 3. Iravuga ngo aba bana baranesheje, ngo aba bana batera intambwe. Imana ibonye uburyo bagwije kwizera mu mitima yabo. Nagira ngo ngusabe mwene data, gwiza imbaraga zo kwizera. Amaboko y'Imana yacu aracyakora, iyi Mana iracyarema, iyi Mana iracyakora imirimo. Icyo ngusaba ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Satani yigutera ubwoba ngo wumve ngo Imana yarakuretse, ngo Imana yaragutaye, Imana yaragutereranye. Oya, iyi Mana ntiyaguta, iyi Mana ntiyakurega. Wikwishora mu biyobyabwenge, wikwishora mu byango, niho uzabonera amahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, niko byanditse muri Bibiliya. Wowe egera Imana, ugira imbaraga zo kwizera, ukomeze uyigirire icyizere. Itumye ugihumeka, yakora n'ibindi birenze ibyo utekereza. Ngo aba Bagibiyoni ngo bamaze kuzengereza Abisiraheli, ngo aba bana bafashe umwanzuro wo kugirira Imana icyizere. Ngo Imana nayo ifata umwanzuro wo guhaguruka. Nagira ngo mubwire ko nugwiza imbaraga zo kwizera, iyi Imana nayo izagenda ifata umwanzuro. Izafatira umwanzuro abadayimoni, izafatira umwanzuro abarozi bakutesheje umutwe, izafatira umwanzuro ibi bintu bituma urara udasinziriye. Imana izahaguruka mu byawe. Ngo iyi Imana irahaguruka, ngo
itobora amasoko mu gikombe cyitwa Baka, ngo itobora amasoko impande zose, ngo yohereza umuvu, ngo uragenda ukusanya bya bintu by'intumbi n'imbeba byose, ngo umuvu w'amazi ngo ukubura icyo gikombe cyitwa Baka cyari kigoye Abisirayeli, ngo ibyo bintu byose amazi arabikushuburana, ngo biragenda ngo biva mu nzira, ngo maze haza ikintu cyitwa imbeho, ngo ababembe baratitira buri wese akajya yibwiriza akava mu nzira. Nagira ngo nkubwire ko Kristo nahaguruka mu byawe hari ibintu bizibwiriza bikava mu nzira. Wowe mwizere, wowe mwegere, irinde icyaha n'igisa nacyo, wiyegereze Kristo. Kristo ni wowe kwizerwa, Kristo ni wowe wenyine wagutabara, Kristo ni wowe wenyine wakurengera, Kristo ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gutegeka iyo miraba n'imiyaga iri ku buzima bwawe igahagarara. Mwiyegereze, mwegere. Bibiliya ivuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, kandi ari ryo rikomeza imfuruka. Nubwo abubatsi bari baryanze, ariko ngo niryo buye rikomeza imfuruka. Dufite ibimenyetso byinshi n'ibihamya by'imirimo y'Imana twakurikiye. Iyi Mana yagiye idukura hasi cyane, ikaturera, ikadukuza, ikaza ikaduha amahoro yo mu mutima. Iyi Mana dufite ibimenyetso by'ibyo yakoze, niyo mpamvu tudateze kuyivaho. Ngo aba bana bakora, aba bahungu batatu Abiyasafu na Yerukana na Siri, ngo babonye imirimo y'Imana, ngo bahita begura inanga yitwa gititi, ngo batangira kuririmbira Imana. Ntumbaze amajwi baririmbyemo, icyo mpfa nuko nasomye muri Zaburi bararirimbye. Batangira kuririmba, bacurangira Imana, bararirimba, batangira kuririmbira mu nanga yitwa gititi. Baravuga bati Uwiteka we, hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Niyo Zaburi ya 84 twasomye. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Iyo ageze mu gikombe cyitwa Baka, agihindura ahantu h'amasoko, bishatse kuvuga ngo no kwizuba ry'impeshyi bene uwo muntu niyicwa n'izuba, Imana imuremera agacucu ko kugamamo. Barandika, bararirimba, baravuga ngo kandi bene uwo muntu ngo agenda agwiza imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba bigoranye, nagira ngo nkubwire ngo iyo nzira yo gukurikira Imana yikomeze, ntuteshuke. Iyi Mana ifite ibintu, iyi Mana ifite byose. Witana ngo uve mu nzira, ahubwo arushaho komeza umurongo wo kwizera Imana, komeza umurongo wo gukizwa, komeza umurongo wo gusenga Imana, komeza umurongo wo gukurura amateka yahashize. Wibuka kuri muzima kandi abo mwavukiye rimwe bamaze kwitaba Imana. Hari abamaze kwibagirana, imva zabo zamezeho ibyatsi. Byibuze unagirira Imana kuri icyo cyizere, uvuga ngo benshi twanganaga bamaze kugera ahacecekerwa, ariko njyewe ndacyahumeka. Kuba ugifite icyo gishoro cy'umwuka ni nacyo kimenyetso cy'uko Imana yakugeza ahantu harehare, ni nacyo kimenyetso cy'uko Imana yagukorera ibirenze. Wowe tunga inzira y'Igisiyoni mu mutima wawe, ureke kuyisiba. Yitunganye, yitunganye, ugwize imbaraga, ugirire Imana icyizere. Satani nagutera ubwoba, umubwire ngo umbeshejeho yanankorera n'ibi, umbeshejeho yampoza amarira, umbeshejeho yankura mu bukode, umbeshejeho yanyubakira urugo, umbeshejeho yampereza byose nifuza. Ugirire Imana icyizere. Nkubwire yuko iyi Mana irakuzi, izi akababaro kawe, izi minsi umaze munyuramo, izi amarira yawe. Reka dusenga Imana. Icyo nkubwiye cyo, gerageza gukiranuka, nubwo tutageraho umwanzi adaforera umwambi. Ibitero ni byinshi ku buzima bwacu, ibitero ni byinshi ku buzima bwacu. Imyambi Satani ifora buri segonda, ariko turashimira Kristo ujya yitambika, ubuzima bwacu bugakomeza. Naho Satani yadutera ibyasha, ariko amaraso ya Yesu Kristo arahari. Yesu aracyari umutunzi w'imbabazi.
nagira ngo nkubwire naho waba waravuye mu nzira ugatana, amaraso ya Yesu aracyari mu kazi ko koza akeza ibyaha wakoze. Wowe uce bugufi waturira Imana, uvuge ngo Mana menye neza ko no kuba ngihumeka ari ubuntu bwawe, n'ibindi wabikora. Waturira Imana uyibwire nakoze ibyangwa n'amaso yawe, mbabarira, nyeza, ntunganya, nagize intege nkeya. Winginga Imana, Imana iracyagufitiye imbabazi kubw'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Arakeza banduye, arakeza bakoze ibyaha. Nakubwiye ngo nturageraho Satani atarasa umwambi. Birashoboka ko Satani yaguforeraho umwambi, ariko icyicaje Kristo ku ntebe y'imbabazi ni ukukubabarira. Emera uce bugufi ubwira Imana ikubabarire. Ibibembe byakubayeho byinshi, waranduye, ariko inginga Imana ikubabarire. Icyaha cyose wakoze ucyaturira Imana, nta cyaha Kristo atababarira. Icyo waba warakoze n'uburemere bwacyo, Kristo aracyabishoboye, arakubabarira. Akweze wowe ugira umutima uciye bugufi, namara kukweza wongera ugirira Imana icyizere. Reka dusenge. Turagushimiye Uwera wa Isiraheli, tugushimiye imbabazi zawe. Aka kanya tumaze kumva ijambo ryawe, duciye bugufi cyane kugira ngo amaraso ya Kristo yeze ubwoko bwawe, yeze abaja n'abagaragu bawe, abeza batunganye, ababoneze. Uwera wa Isiraheli, Satani ye kubashyiraho igikobero, Satani ye kubanenga, Satani ye kubavugiriza induru. Kubw'amaraso ya Yesu abeza batunganye. Umuririmbyi yararimbye ngo Uwiteka umucamanza, uyambonye amaraso ya Yesu ntancira urubanza, ahubwo anyita umukiranutsi. Nyemerera amaraso yawe Yesu ubwoko bwawe, amaraso ya Kristo Yesu ubwoko bwawe. Abeza batunganye, yeza abagore, yeza abakobwa, yeza urubyiruko, yeza abasaza n'abakecuru, yeza abagabo. Ayo maraso yongere yeze kandi aboneze mu izina rya Yesu. Nsengeye n'umuntu utari ufite kwizera, watakaje kwizera, kugira ngo umwongerere imbaraga zo kwizera. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka twasomye, haravuga ngo uwo mwana agwiza imbaraga z'umutima, kandi uyu mwana yakuriye mu butayu. Uwera wa Isiraheli we, mu butayu nta mureti ubayo, mu butayu nta biryo bibayo, mu butayu ni izuba gusa, mu butayu harimo umukakaro. Nyemerera uyu mwana uri mu butayu umwongerera imbaraga zo kukwizera, kugeza igihe uzamukurira muri ubu butayu, ugeze igihe cyo kumwerekaniramo, abantu babone kuri Imana ikora, abantu bamenye kuri Imana ishobora ibidashoboka. Nyemerera uyu muntu wese uri mu butayu, umuremera agacucu yugamamo, umuremera amashimwe muri uyu mwaka wa 2026. Ureme ibifatika, ibyo abantu batatekerezaga, ugera ku buzima bw'aba bantu. Abantu bose bumva ijambo ryawe Mana, ribakomeze kandi ubakorere ibirenze ibyo bo batekereza. Aho amaboko yawe agera ni harehare, ahubwo ubakorere ibirenze ibyo batekereza. Twebwe nk'abana b'abantu dusaba bike, dusaba bigufi, ariko wowe uzi iby'ejo hacu hazaza. Turakwingize kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga zo kukwizera, tugwize imbaraga z'umutima. Urakoze kukugira neza, urakoze kukugize neza. Wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen.